ikintu cyitwa amazi, kubona amazi robine zarumye zarakakaye, icyaka cyishe amarobine, kandi robine yakagombye kumara abantu icyaka. Niba robine yaragize icyaka ikuma cyarayizengereje kandi yakagombye kumara abantu icyaka, ubwo urumva abantu byoroshye? Ntabwo byoroshye. Rero mu turere tugize iyi ntara y'Iburasirazuba harya ni turindwi tugize na y'Iburasirazuba, kugira ngo ubashe kubona akarere wavuga utaka ngaka ko kabashe kuba gafite amazi ahagije uburyo buhoraho. Ntabwo mbizi neza, ariko reka nibarize inkindi. Iyo ugenekereje ubona mu Burasirazuba hagerageza kuba haboneka amazi, abaturage kabona amazi bitagoranye cyane? Ni mu Burasirazuba bwose byari byose ni muri Rwamagana. Buriya ni igerageza igerageza gute kugira amazi, kubona amazi, abaturage kabona amazi meza. Hakabaye haza imbere y'abandi ni muri Gatsibo, kubera ko niyo yegereye imisozi ya Byumba. Ariko biragoye, ntabwo nzi ikibazo, ariko biragoye pe. Ubu Rwamagana ni igerageza. None se wavuga Kayonza, wavuga Ngoma na Kiriheze? None se niba Rwamagana igerageza, nkaba mbona bimeze bitya, ubwo ahandi bimeze bite? Nyagatare nta kintu nkwijeje. Rahira data, Nyagatare nta kintu nkwijeje. Ariko nabonye umujyi wa Kirehe, ntabwo wenda nagiye henshi, ariko nabonye umujyi wa Kirehe hari ukuntu bo bagerageza, bafite ukuntu bagiye babikurikirana rwose. Iki kibazo cy'amazi, cy'ibura ry'amazi mu ntara y'Iburasirazuba, abantu mukora iki mucukumura mukagera ku muzi w'ukuri, cyaba gishingiye ku kiburiye? Burase ntibishobora kuba biterwa n'uburyo bw'imiterere, hasi imiterere yaho, imiterere geographique cyane. Niko byemera nawe? Iragoye gute se? Ubundi aya mazi yagenda muri kano yo mu marobine, agenda mu mpombo. Buriya byoroha ko agera hajya kure, iyo ari hano mu misozi. Ubundi uburyo bwo kugenda kw'amazi hariho uburyo bubiri. Hariho uburyo bwa gravitaire, aho amazi agenda nta mbaraga z'amashanyarazi cyangwa se za moteri zibayeho ziyasunika. Yego. Noneho hakabaho n'ubwo bundi nyine aho amazi agenda habayeho uburyo bwa moteri ziyasunika. Usanga rero imiterere y'intara y'Iburasirazuba buriya ikintu hamwe kiba cyiza ahandi kikaba kibi. Mu ntara y'Iburasirazuba buriya nitujya nko mu bijyanye n'ibiza, cyane cyane bya bindi tujya tubona iyo ari igihe cy'imvura, inkangu zatengutse, imisozi yaridutse, icyo kibazo ntabwo uzakibona cyane mu ntara y'Iburasirazuba. Ariko nitujya mu bice by'iburengerazuba bw'amajyaruguru y'u Rwanda ndetse no mu majyaruguru, icyo kibazo tuzakibona. Inkangu, imisozi iriduka n'abantu bakahatakariza ubuzima. Ariko nitugera mu bijyanye n'amazi, uzasanga ibice ibyo mvuze byo mu majyaruguru n'iburengerazuba ashyira mu majyaruguru, amazi uzasanga ahenshi agenda mu buryo budasabye izindi mbaraga. Donc amazi aramanuka ku musozi ku buryo ashobora guhita yongera akagira ahandi hantu agera. Donc kumanuka ku musozi amazi hakura imbaraga, izo mbaraga zigatuma basha kugera kure. Yego. Mu gihe Iburasirazuba usanga ari babyita kugenda bwombo, bisaba izindi mbaraga. Yaba ariyo mpamvu nabyo birimo. Mugenzi wacu Yusufu ubona bagenda intara arayimenyereye kweri. Aravuze ati nibura akarere kagerageza mu Burasirazuba gafite amazi asa nahoraho ni Ngoma. Ati ni Ngoma nibura. Arya bura Ngoma ho. Ngoma nawo buri urebye nta hantu hari imisozi bura muri bice byanzwe na za Kirehe. Hari habaye imisozi myinshi, habaye imisozi muri Ngoma, habaye umusozi ufite kilometero
ufite metero 1800. urumva kiraje niba kirimo imisozi rero yaba ariyo mpamvu se byashoboka kuko nkuko Samuel amaze kubivuga ahantu hari imisozi hari uburyo amazi yaho kuboneka byoroshye. hari ukuntu rero dufate nk'urugero hari uruganda niba ari uruganda cyangwa se niba yego n'uruganda rurimo kubakwa mu karere ka Gatsibo ariya mu murenge wa Murambi mu kagari ka Rwankuba urwo ruganda biteganyijwe yuko hari imirenge yo mu karere ka Kayonza no muri Gatsibo birumvikana nirumara kuzura ruzaha amazi nirumara kuzura rugaha amazi imwe mu mirenge yo mu karere ka Kayonza hari imiyoboro uyu munsi ihuriyeho n'akarere ka Kayonza n'akarere ka Rwamagana urumva hari hamwe hazahita horoherwa yego sinzi niba muri kubyumva yego urwo ruganda iyo urugezemo kuko nagize amahirwe yo kurusura iyo urugezemo usanga amazi yaho bayakura mu kiyaga cya Muhazi usanga kugira ngo imbaraga zizayasunika zikayageza mu baturage n'amashanyarazi azajya isunika ayo mazi uranabibona ibibazo biba bihari iyo habaye ibura ry'amashanyarazi buriya tujya dukunda gutera amabuye abantu bo muri Wasake Group ariko iyo bikurikiranye neza ryabura ry'amashanyarazi burya naryo rigira ingaruka ku ibura ry'amazi ariko abantu twebwe ntabwo ibi ni bya bindi nyinda ajya kunze kuvuga ngo ibintu byinshi usanga bicomekeranye byaba kimwe cyacomokokaho n'ibindi bifeyeringa ibyo rero kuba hari ahantu amazi azajya aturuka asunitswe n'amashanyarazi mbivuge gutyo kuko izo moteri zikoreshwa n'amashanyarazi yego niho uzajya usanga utu turere by'umwihariko Rwamagana hagenda havuka ibibazo hari n'urundi ruganda numvise narwo ariko rwo sindarusura rurimo kubakwa ni Karenge ni za Karenge ibyo byose Karenge ari bwonaganaye Karenge ni muri Rwamagana bo reka urukomojeho hari inkuru mugenzi wacu Dieudonné yakoze yego ijyanye n'ikibazo cy'amazi no muri Rwamagana mukanya nkindi yaratangiye kuvuga ati Rwamagana ubanza igerageza nibutse ko ejo bundi nanone twakoze n'inkuru byakomeye ndavuga niba hagerageza handi ho byaba bikomeye cyane reka twumve iyi nkuru yego nitumara kumva iyi nkuru tuze kuza kugaruka mu kanya dusuzume nitwa Kabose ari kutwumvira mu majyaruguru y'u Rwanda ati ubu noneho nanyuze kuri YouTube biraryoshye ati none byatangiye kuryoha akantu ka noneho niko katarenga we yavuga gatara akantu yatunengaga MC Kabose muzajya mutubona nta kibazo reka twumve iyi nkuru mugenzi wacu yakoze hanyuma tugaruke mu kanya n'abarimu bigisha mu bigo by'amashuri bya leta bo mu karere ka ngaho maze mu nyumvire hibise kuko bije biti ibintu by'abarimu erega ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo byoroshye ibintu by'ikoranabuhanga nizere ko bitari bwongere kunkotoza Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rwamagana barataka ikibazo cy'ibura ry'amazi aho bavuga ko kuyabona ari ingumi. Uyu ni uwambaje Imana Salama utuye mu murenge wa Muhazi. Duheruka amazi kera cyane robine zacu zarumye nta mazi ahari hashize umwaka nta mazi tubona. Ibi kandi bivugwa n'abatuye mu murenge wa Kigabiro akagari ka Sibagire nabo bavuga ko babona amazi mu mavumo kabiri mu kwezi ibyo babona bibabangamiye cyane. Amazi aboneka rimwe mu byumweru bibiri ni rimwe mu byumweru mu kwezi rimwe kabiri cyangwa gatatu cyafu na Sabugugu ni wose ni cyakimwe nimba ariko gatanu cyumweru hirenzaho ibindi byumweru bibiri. Aba bose bahuriza ku gusaba ubuyobozi amazi meza kandi ku buryo buhagije. Turabasabye rero mudufashe natwe tubona amazi pe tubona amazi natwe tujye tuvoma amazi meza. Ubu habaye isayo turi kugera tukajya kuvoma
Kavura, kandi Kavura ni kure yacu cyane. Koresha isaha yo kugenda kugira ngo tubashe kujya ku Kavura, kandi twari dufite isoko yarakamye. Ikibazo cy'amazi cyakemurwa nuko Wasake yongereye amazi. Iyo amazi yongerewe muri robine, ni ukuvuga ngo nimba amazi yabonekaga rimwe mu byumweru bibiri, akaba aboneka nka kabiri mu cyumweru, ibyo byafasha abaturage. Ushobora kuva mu mazi umani iminsi 3 kongera ukabona andi mazi akaba yagarutse akaba arabonetse. Byibuze amazi aboneka nka rimwe mu minsi 3 byafasha abantu, ariko rimwe mu byumweru bibiri ni gakeya. Kuri iki kibazo umuyobozi ushinzwe isuku n'isukura mu karere ka Rwamagana Nsabimana Edizo ku ruhande rw'abatuye mu murenge wa Muhazi avuga ko batari bazi iki kibazo. Abo bandi bavuga ko bamaze umwaka badafite amazi, abo bo ndabasaba ngo bazatwegere, ubwo cyaba ari ikibazo tutazi twagikurikirana tukamenya ngo bimeze bite, ariko rwose uburyo dukora mu isaranganya dukora uko dushoboye kose ku buryo nibura isaranganya kuri buri muturage wese agerwaho nk'uko iba ryateguwe. Akaboneraho kandi no gusaba abatuye mu murenge wa Kigabiro kwihangana muri iki gihe cy'izuba amazi aba yabaye make. Twihanganire, ariko bikunda kuba bikomeye cyane mu gihe cy'izuba. N'ubu ngubu batangiye izuba kuko mu kwezi kwa 5 n'ubundi izuba riba ryatangiye kuva. Aho ngaho dukora uko dushoboye kose mu isaranganya ryacu bakabona amazi inshuro 2 mu kwezi. Si nicyo gusa, ndabiyabwira ko mu mezi 6 ari imbere tuzaba twabonye ubushobozi bwo kongerera uruganda rwa Muhazi amazi azongerwaho, rero n'ubundi azabarayo kugeza hano muri uyu mujyi, ku buryo none bisaranganya rishobora kuba ryagera ku nshuro 2-3 mu cyumweru. Ubwo iyo mirimo izaba irangiye, ibyo Wasake rwose turimo turabikora. Mu karere ka Rwamagana hitezwe gahunda yo kwagura uruganda rutunganya amazi rwa Karenge rukava kuri metero kibe 12,000 rutanga ku munsi zikagera kuri metero kibe 48,000 mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi muri aka karere. Ibyimana Kofi, Voice FM mu karere ka Rwamagana. Arakoze mugenzi wacu Kofi. Ibyimana. Iki ni cyo nkundira igitangazamakuru nka radio. Ubu umuturage ari yicera akabona amazi yarabuze, ariko ibi bintu iherezo ryabyo niri. Urumva ko mu gusoza iyo nkuru avuze uruganda rwa Karenge n'uwo muyobozi wa Wasake ishami rya Rwamagana nawe akavuga rwa Muhazi navugaga. Yego. Donc ibyo twizera yuko bizaza ari bimwe mu bisubizo. Ahubwo ikibazo kijya kigaragara nje nicyo nagiye nibonera, sinzi niba mwarabonye n'amafoto Kofi yazanye ajyanye n'ikibazo cy'amazi cyane cyane by'umwihariko muri no mujyi wa Rwamagana, hano mu mujyi wa Rwamagana, ariko n'ahandi kirahari. Urabona ari buriya buzu bajya bavomeraho. Yego, abaye. Yego. Buriya buzu abantu babushinzwe birasaba yuko Wasake Group ihaguruka, ndetse n'abandi bafite aho bahuriye, ubwo n'ubuyobozi bwite bwa leta kuko mbona bose babijyamo, bagahaguruka bakareba ikibazo kiri kuhabera, kuko amazi niyabonetse aza mu buryo bwa business, aracuruzwa. Reka nkunganire, urimo gutinya kubivuga. Urahagera ugasanga amajerekani ari nka 500. Yego. Ayo majerekani aba ari y'abantu nka babiri cyangwa 3 bakabije. Njye mbona baraziritsemo ibintu by'imikwege n'inzirikanye n'ingufuri bagashyiraho. None abaturage bandi basanzwe iyo baje kuvoma, urumva nukurindira ayo majerekani 500 akabanza akavoma. Kandi hari igihe ayo majerekani 500 urindira kuzura, bakagenda bayatwara ku magare bajya kuyagurisha mu ngo. Abaturage batuye nta mazi babonye, yabonywe n'abo bantu babiri gusa. Iki kintu nanjye narakibonye. Icyo kintu ni nawe ushobora gusanga abaturage avuga ati nta mazi tubona, kuko n'igihe yaje abantu bariteguye, abantu hari abayavomye bagiye kuyabika kugira ngo bajye kuyacuruza, kandi ugasanga bakorana bya hafi n'abano bantu bashinzwe kuyacuruza. Hari n'igihe usanga cyangwa ugasanga ari ba nyir'ubwite, ari we nyir'ubwite amazi araje, niyo ufite urufunguzo
amajerekani tayari ayakubisaho amajerekani 45 45 ni make cyane na make hari ababa bafite 100 ari nawe twaciyeho nanjye ariko nzi ko nawe twari kumwe iyi foto nyiguhaye yaza ku uriya muntu cyane umutekinisiye wacu uri ku buhanga yaza kuzishyikiriza kuzigeza ku bantu badukurikiye Kremo bukomeje mugende ku ega ntago nacecetse nari ndimo ngira ngo ari ibintu murimo gutinya kuvuga nyamara bifite ingaruka kuri aya mazi kuba intara y'Iburasirazuba yose muri rusange uturere twose ari 7 dufite ikibazo cy'amazi makeya ibyo ngibyo nta muntu tubishyira ku mutwe ntawe tuvuga ngo ni ikosa rya kanaka kuko turabizi neza ibishobora gutuma amazi asaranganywa mu buryo buhoraho noneho uyu muyobozi wa WASAC Edizo abivuze neza ati uzajya wongera ishami rya Rwamagana sorry abivuze neza ati habaho gusaranganya nyakubahwa Edizo mu ishami ryanyu ni mugenzure ese koko ayo mazi arasaranganywa cyangwa hari bamwe bayiharira barayiharira n'icyo ngicyo aya mazi rusange atarayo mu ngo yiharirwa n'abari bayavomesha yego ntago yasaranganyijwe ndakubwiza ukuri umuturage ashobora kuvuga ati okay mbonye amafoto yaje ati mbonye bishoboka ko amazi ejo azaba yaje yabonetse reka nanjye mvoma amabuni 10 shyire mu rugo kubera ko ejo bundi aya mazi wenda azagisibagire abisibagire n'abavoma icyumweru kimwe amazi ajya handi gutyo iyo ni program ni gahunda nziza ya WASAC nziza pe ariko se muragenzura mugakurikira mugasanga ayo mazi koko yasaranganyijwe cyangwa biriya bibuni biba bihari byuzuye amazi binazirikiranije n'imikwege biba ari by'umuntu umwe yabuze amazi mu rugo undi yayavomye yashyizaho kandi ari ku muhanda birabijerekana bari by'umuntu umwe buretse gatoya ntago mbizi keremararaka nibwo mbonye araka nese nazana ijerekana yanjye ukazirikaho iyawe Patrick Mupane ntago byakunda ntago naza kuvoma amazi ngo nireke ijerekani yanjye uzana ikintu kimeze nk'ikinyururu urumva nukuvuga ngo uzirikani yanjye ni yawe muri uyu mujyi wa Rwamagana mu murenge wa Kigabiro wenda dufate twongero n'agace gato ka Muhazi tubare ko harimo turiya tuzu nka 5 sibyo turiya tuzu 5 ndahamya yuko abantu bahavomera batarenze 15 nako batarenze 15 ntibanageramo ntago bageramo abantu batuvomera turatuzu ntabwo bagera muri 15 yari ingingo yanjye muterimo gushaka kumva ahubwo mugani twagucimije reka tukurike wisanzure rwose ngaho isanzure buriya na WASAC ngiye sindi witera amabuye hariya hantu turatuzu twubatse ni mu isibo ni mu mudugudu ni mu kagari aba bantu bavomesha abaturage barabazi n'abayobozi barabazi ni gute umuyobozi w'akagari ashobora kumara icyumweru ukwezi aca ku mabuna azirikiranyije hari gahunda mu Rwanda tuzi ubutaka cyangwa se umutungo udafite ba nyirawo uburyo bigenda leta irongera ikawugenzura kuki ari amabuni ari amajerekani kuki adafatwa nk'umutungo utagira ba nyirayo ariko nawe ndukurikira yego nibyo Patrick nujye wiburira icyumweru gishira ari amabuni ari amajerekani tuyabona hariya ateretse kandi arimo amazi aziritse baza n'ingufuri baza bakuraho bajya kugurisha amagara mudugudu akayacaho 2 3 4 5 kandi nyira yaramuzi uri kumva WASAC yo yagerageje gusaranganya hanyuma abantu bo bayikubiye barangije bayima n'abaturage mu mudugudu wawe mu kagari kawe mu isibo ryawe icya kabiri ari amazi ashobora kumaramo iminsi irenze 21 tugana ku musozo yego iyo bayakuzaniye mu rugo amazi iminsi 21 mu ibuni abakira amazi ubwo urumva nyine Jewe rimwe bigize abadukurikiye barimo barayabona jewe rimwe bigize kuyanzanira mu rugo ndavuga nimwe muri kuyakoresha ukuntu asasesha ni aba yaramaze kububuruza iminyorogoto reba amabunu ukuntu asa abantu badukurikiye muri murayabona abantu muri kuri YouTube arazirikiranije wowe ukuntu asabye ubwabo abantu muri kuri YouTube mureba aya mabuni aya majerekani
aya ni amafoto yafashwe na Ibyimana Kofi sibyo mutubwire amazi abaturage barayabuze naho bayabone cyangwa nawe barimo kuyabaha icyambere bari kuyabaha ku giciro cyo hejuru ibonere kugura amagana nese urareba abantu bari kuri kazu k'amazi n'amajerekani hari abantu batarenze batatu ubwo ni akarima kabo ubwo harimo umwe uvomesha n'abandi babiri baje kuvoma kandi uwo mutungo w'amajerekani uraho ni uwabo bantu batatu ubwo amazi mu kanya yamara kwikupa nese wahabona abaturage bajyanye kuyagurisha ku mafaranga magana ari n'amavomo rusange warahabona abaturage baje kuvoma ntabyo njya ari amavomo rusange ibyo bavuga rero bya gitifu cyangwa mutwara sibo cyangwa mudugudu nagira ngo nkumenyeshe ko abo bantu bafite amazi mu ngo zabo ibindi ntibibareba ese birabareba erega gitifu arimo kwirukanka ku mafaranga y'ejo heza ariko kabe none se afite umwanya wo kujya kureba ibyo by'amazi kabe gitifu arimo kureba amafaranga y'irondo afite umwanya wo kujya kureba ibyo by'amazi ese ibyo biramureba aya majerekani ni ay'abantu nka batatu gusa nka batatu erega nunabireba hari ayo namuhaye abantu nahaye n'umufoto yanditseho Samu bari bagize bavuze bati se nitubona ari ayawe igare ari ku igare ayo ku igare yanditseho Samu manza ari iwawe bati nitubona ari ayawe ndabwira ntireka buriya wasanga ari umuntu muri bariya batwara amazi ku magare witwa Samu kandi amazi iyo bagiye kuyagurisha mu rugo ayakugejejeho ijerekani buri muri 500 na amabura kindo y'ibyo kuntu yajerekani isa yayiguze hariye 20 yayiguze 20 ayikuzaniye kuri 500 yungutseho 450 kandi vomo niryo nta wundi ayirwanira nawe icyakabiri akuzaniye amazi iminsi 21 n'amazi ubwo yamaze kwangirika hari n'igihe imvura igwaga kubitamo y'imvura twaragize tugirwa dusakuza ngo amazi yarabuze ngo abaturage babuze amazi indwara za muganga ngo abantu ngo barwaye inzoka izo nzoka ziri kuva kuri aya mazi ibi bintu bigomba gusobanuka mureke dusoze mureke dusoze oya ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bwa wasake hano mu karere cyangwa se ku rwego rw'intara mugenzure murebe uburyo hajyamo n'uburyo bikurikiranwa dufite inzego zikora neza z'umutekano zikurikirana ibi bintu bigira ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda uri kubivuga urakaye ariya mazi umwana w'imyaka 5 nayanywa biragenda biti urakoze reka ngushimire Patri reka ngushimire utanigana ijambo kabera ntabwo munigana ijambo kabe nawe nigure dusoze ngewe ugire nk'amasegonda make icyo navuga nkuko Patrick yarabivuze birasaba ko inzego bwite z'ubuyobozi za leta ubwo ndavuga ba gitifu ntimwumve mvuga ngo ntabwo bibareba ntabwo nabashinjuraga ni mwebwe mureberera abaturage bari aho ngaho mugomba gukora ibishoboka byose abo baturage bakabona amazi nibikomeza kugaragara yuko avomwa n'abajya kuyacuruza yiharirwa na bamwe bizabigaragara yuko abaturage murimo kubakenesha kuko iyo ari kugurira ijerekani amafaranga 500 ayo mafaranga 480 yakagombye kuyatuzuzanya akarihira umwana ku ishuri akaguramo n'ibirayi byo kurya bizaba birimo gukenesha abaturage murakoze mureke tuzatumire muri wasake reka dusoze wasake tuzamutumira ariko yakagombye kuza n'umuyobozi wo mu nzego iki kintu reka tugitekerezeho mu cyumweru gitaha turebe ko bazadufasha gusobanukirwa neza reka dushimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro muzu kuri tugisoreje ahangaha mugira ibihe byiza